Haleluya. Mbabwire. Twabonye neza. Mu gusuzugura nibyo nje gutangira mu mugisha. Mani kavugana namwe ngo muntu. Muyipere cyubahiro. Ntabwo nzayifaho. Yesu we. Naraye kwihema. Niyoroza supanete. Inzu igihumbi yari yarananiye. Yesu arahabaye. Yesu arahabaye. Naramubonye ntabwo ari ugushidi, ntabwo ari ukubesha, ntabwo ari amagambo. Benshi muri mwe murabizi. Uwiteka Imana aransaba ngo mwana wanje, nubwo bimeze gucyo ukabura aho ngaho, nzagutabara nzakurenga. Ngashaka inzira aho ziri, nakwirebaho inzira nkazibura. Umugambi w'Imana. Uyu mugambi rero ntabwo ari umugambi w'abantu, uko ni umugambi Imana duhamagariye kugira ngo tuyisenge. Fungwa amena. Kubera ko tuzi ko mu gusenga Imana harimo imbaraga zikiza, imbaraga zo kudutabara, imbaraga zo kuturengera. Fungwa amena. Imbaraga zikomeye zo kuduhamiriza mu bandi. Fungwa amena. Iyo Mana rero duhamagaye, reka dusenge Imana tunayishima. Reka twinginge umushakazi w'Imana. Mwami Yesu. Haleluya. Warakoze cyane. Warahabaye. Kandi twarakubonye. Twabonye imbaraga zawe. Twabonye tuvana mu byaha. Twabonye tuvana muri kabari. Twabonye tuvana muri Mana witeka. Twabonye tuvana mu bibi byose, uraturengera n'ibyatwegera. Amaraso yawe aratwoza, amaraso araduhanagura, amaraso yawe aratumenyekanisha. Habwa icyubahiro Mwami, umaze guhabwa icyubahiro Uwiteka. Mana turakwiragije, tugusize mu bise by'amaraso yawe. Izina ryawe ryamamare Baba. Reka uyu murimo wawe ugende. Reka amahanga yose utambuka mu mahanga. Reka kugera ku bagushaka. Reka kugera kuri ba bandi Satani yayobeje inzira. Uwiteka nabo bayoboye. Waraturengeye Mwami, waraturengeye mu iki gihugu cy'u Rwanda. Waraturengeye Uwiteka, twarakubonye. Uwiteka twari twambaye ubusa, nyamuneka uratwambika. Turisiga amavuta ntitudufateho. Twabonye amavuta kubw'imbaraga zawe Mana. Ubwo ni umuhamya mu mashengesho. Warakoze Rabe adazava. Ubwo twamanaze Uwiteka we Mana Baba. N'ubundi Uwiteka Data, ngo ndaha tugomba gukangwa nabiratsitse nyuma ya zeru urakora Uwiteka. Niyo mpamvu rero Mwami Imana, ubwo nari nizirikaga umushumi abantu bahambura, ubu ndi mu mbaraga zawe Yesu, ndi mu mavuta yawe Baba. Raveze Uwiteka Baba. Ati niyo mpamvu muri aka kanya washyigikira uyu murimo, ugashyigikira ibi byuma, bikabona aho bikorekwa mu mutekano, ukaduha umutekano. Izina ryawe rikamamara kuko witwa ndiho. Mwami muri aka kanya reka twirukane amapapu n'amatagisi, reka twirukane abadayimoni. Reka Uwiteka Data amaraso yawe akatubumbabumbye, yadutaruye imihana itari imwe. Amaraso niyo atumenyekanishije. Uyu munyakigali ntiyaratuzi, ariko Mwami Uwiteka tugiye kumenwa n'abandi bo mu mahanga kubera izina ryawe. Amina Rabe radezeze.
hoviza zomenizi urawaneze kondamini baba suku waranze bakoze mwana kuko watugiriye neza. Amina Yesu, waduhaye amavuta adasanzwe, waraturinze turakubona. Amina Yesu, ungivugana nawe warambyanguza ncaza no mu bayobozi nabicayemo papa n'abamana narariye nawe uzabafasha ubarengere iri jambo ryawe rizabagereho. Amina Yesu, amina baba, bazaryakire. Buri muntu wese utakuzi reka kumenye ko watugiriye neza. Wamana baba, hari amazina batwitaga tumaze kumenya izina ryawe, hari andi mazina batwise zonariya dazevi kondaminiba hotevesayi. Urakoze Rabi, mucunguzi wacu, waranesheje ndi waneshejwe. Amina Yesu, waravuze ngo ubwira utwe kuzabubika tuzaba abatari babumenya, bamenye ko twakubonye, bamenye ko watugaburiye, bamenye ko watwambitse, bamenye mwami ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ingoti icaye kandi ijambo ryawe rirarema. Urakoze mwami Imana, urakoze kuko tugiriye neza. Watugize abanyamwuka batari babandi b'incakure, batari babandi bavuga ngo uravuze utavuze. Oya, tuvuga ibiva mu kanwa kawe, tukarebesha amaso yawe, izina ryawe ryamamara. Tukomeje kugwa karibu na kazi muri aka kanyu, bane natwe tugusabye twize ku bwa Yesu. Amen. Haleluya. Rotefosi. Oh, haleluya. Baba Yesu tose ninjaya masaho uje kubatabara kuko ni Imana. Ndi Imana ivuganye n'abagabo barahanga. Haleluya. Ninju barengeye, ninju batabaye, ninje ugezaho mutakwigerera kuko muri abana bawe. Yego. Vugana n'abamama ngo munyufe. Ninje Uwiteka, ninju ugeze mu macumi yanyu niswe Imana, ninju ugeze ku barwayi mu ninje Uwiteka. Yesu we. Ninje ubabwiye n'urutse ndi Uwiteka, nje kubana namwe, nje kubarengera, nje gusohoza icyo navuganye namwe. Ninje Uwiteka, uyu wari umugambi wanjye, sinibi gusa nkoze, n'ubundi ndabarengeye, n'ubundi ndabatabaye. Abari bafite ubwoba bw'urupfu babwire ngo nkuye imfanga, babwire ngo abaje bafite uburwayi ndabakijije ndi Imana. Urakoze kudukijije, uragukanza kazi, uragukanza kazi, uragukanza kazi. Ndababwira ngo umwana uri mu mugongo gwa mama we aje amenya ko arize, uri mu mugongo w'umubyeyi aje amenya ko ashonje ndabagaburira. Yesu Kristo, si ibyo gusa nkoze, mbabwire twabonye neza muri gusuzugura nibyo nje gutangira mu mugisha. Mbabwire ngo ukawera mani kuvugana namwe ngo munyuze. Abandi bari mu banejeje, abandi bakaba mu bitagira shinge na rugero. Ntabwo nabaninira kuko mwa watuninira ma, imbere ndeneze watuninira ma. Yoko kuvugana namwe ngo wese buri mwe wese yari ndabate
ndabatabaye Imana ndi Imana Imana ndi Imana ndakumva mwuka we ndakumva Uwiteka akavuga ngo Imana ndi Imana igeze mu macumbi yanyu ndi Imana igeze mu rugo umuryango hari icyo Imana yeje abazimu n'abadayimoni Imana ikuye umwuka mubi mu marembo umunsi wa none nteguye icumbi gusa naho mwaturutse ndabatabaye mbabereye Imana namwe mumbereye abana amazina yanyu nimuhumure buri mwe wese ndariye mwageze imbere yanyu abamarayika mu ijuru baranezewe kandi banezerewe ku bwanyu nje kubagirira neza uyu muhango ninjira wiyoborera yari yarabetubwiye iyo we yari yarabetubwiye jambo yakoze Imana no kubera Imana no kubera Imana amashi 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 Yesu ni umukozi w'umuhanga. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Vuga amen. Haleluya. Ibyo Imana yavuganye nawe
nubwo niko izabisohoza ibyo izabisohoza hari ibyo Imana yatubwiye nubwo abantu batabyemera ariko ibyo yatubwiye birahari vomera haleluya yabitubwiye turi gusenga yabikubwiye mu butayu vomera yavuze ko izakurengera yavuze ko izakugaburira ivuga ko izakwambika ivuga ko izabana nawe vomera haleluya Imana ikiza za diyabete vomera ikiza haleluya idukura ibitega ikadukura amahembe ikadukura imbaraga z'abarozi iyo Mana muhereze cyubahiro haleluya hari ibyo Imana avuganye natwe turi gusenga iyo Mana ntabwo ibesha izabisohoza haleluya ntabwo turi kubwira n'abatari kwizera muri iyi minsi abo bari gushidikanya mabwire ko Imana ivuga igasohoza mabwire ko Imana ikiza mabwire ko Imana idakoze isoni abayiringiye mabwire ko Uwiteka Imana dufite umugambi kuba kubagirira neza vuga ngo mena Imana iracyafite umugambi kuri twebwe no ku buzima bwacu ndetse n'ubw'abana bacu vuga ngo mena Imana itugirire neza cyane tunezerewe Imana muri kino gitaramo cy'amasengesho haleluya amina 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 haleluya tunezerewe Imana turukwishimira Imana avuganye natwe Imana avuganye natwe kizaduha nayibonye TV turi ku gasambi yarayiduhaye vuga ngo Imana haleluya twarasenze Imana iratwumvira dusubiza iradutabara ava ngo bujya nzaza vona bujya nzagira guteye bujya nzaza niyama yakuzi bigenze neza haleluya iyagiye we haleluya iyo niyisa ikaringaniza vome ikaringaniza ibyo abana b'abantu vome batashoboye kuringanisha vome haleluya Imana tugiye neza tugiye gusoma ijambo rikumfashe kana rigufashe aho uri wose ufashizwa uri waba uri mu modoka ugenda waba uri mu ndege ugenda waba uri ahandi hose mu murima uhinga waba uri mu bucuruzi bwawe waba uri ku nyubako uri kubaka curanga muri telefone ucuranga iby'Imana vomera vomera haleluya haleluya reka donye Imana twabonye Imana twarayibonye si amagambo vomera Imana itugirire neza vomera Imana dufashe cyane muri Yesaya 49 n'umurongo wa 15 n'umurongo wa 16 avuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababariho nyibyari mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye icyo kora babasha kwibagirwa ariko nje sinza kwibagirwa dore nguciye imanzi nguciye mu biganza byanjye ngucemo imanzi kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka amara haleluya jambo tumwe ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa nababarira uwo yibyariye vomera ngo ariko njyewe sinshobora kubibagirwa ngo dore uri imbere yanjye kandi mu biganza byawe mbaciyemo imanzi haleluya Uwiteka Imana Sawuli nawe uteka aya niyo magambo Yesaya abwiwe rero nawe kubwirwa uyu munsi wa none ko Imana udashobora kugira guteyemwe kwibagirwa umugore yakwibagirwa umwana yonsa haleluya uko umubyeyi afata umwana we akamukorera isuku akamugaburira akumva akeneye ibara akamwonsa vomana yabona akeneye akambaro akakamuhereza vomana akagira guteyemwe akakamuhereza akajya gushakisha koshe vomana haleluya akayikindikiza we vomana akayikindikiza akagira guteyemwe akayikindikiza ntayiga data we muvuge ngo yari yarabitubwiye
akayikindikiza agashyira umwana mu mugongo agasimbiza umwana yari agakomaho ati hora mwana waje vuba mwana. Haleluya haleluya. Igihe cyo kwakira akamenya ko umwana akeneye konka vuba mwana. Igihe cyo kumwoza akamenya ko akeneye kumwoza vuba mwana. Imana yacu nayo ubwayo ibyo ngibyo irabizi. Niba abana b'abantu vuba mwana bazawe n'umugore bazi ubwo bwenge bwo gufata abana babo neza, Imana yacu nayo ifite ubwenge bwo gufata abana banyu neza. Jambo ryarambye ngo turi abana b'Imana. Haleluya bakundwa, turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Hano ijambo ryarambye ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze. Uwiteka Imana yarusha ikimenyetso ko asa abantu be. Uwiteka Imana aratuzi, Uwiteka Imana aratuzi. Azi igihe ukeneye ibere, azi igihe ukeneye ibere, azi igihe ukeneye gushyira mu mugongo. Haleluya. Azi ko ntacyo kugifite, azi ko ntacyo kwambara, azi ko ubucuruzi bwawe butari kugenda neza, azi ko bizinesi zawe zahagaze, azi neza ko ibyawe byaragiye birakwama ndetse biricara, bimaze kwicara byicara igihe kirekire. Ibyo byicaye Uwiteka Imana agiye kubihagurutsa byongera bitambuke vuba mama. Haleluya haleluya. Ibyo ngibyo udafite inzira utaboneye umuco, ibyo urukubona ukabona byaranze, diplome zawe zarasinziriye, ariko Uwiteka Imana agiye kuzicuza. Ndagira ngo nkubwire ngo muri kano kanya gira kwizera, wizera imbaraga z'Imana nubwo bimeze guco. Aho waba uri hose, aho waba uri hose, aho waba utuye hose, Uwiteka Imana aravugana nawe ngo nubwo bimeze guco ngo were kwiheba. Agiye kwicuza biriya byose ubona byarasinziriye. Bizinesi yawe yarasinziriye, ubona mu bana bawe bitari kugenda neza, ubwenge mu bana ukubona bwaratakaye, uri kubona kwiga kwawe byarahagaze, ubucuruzi bwawe uri kubona byaranze, amamodoka yawe yarapfuye, uri kubona uwo rwawe rugiye gusenyuka, hagati yawe n'umudamu ntabwo mumeranye neza, uri kubona ibyo byose urugo rwawe rugeze mu manegeka rwose, uri kudepoza ukabona byanze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana ntabwo akwibagiwe, agiye guhaguruka gutabare. Iyo Mana agukijwe kugutabara, hereza icyubahiro. Ho waba uri mu muhanda wose hereza icyubahiro, ho waba uri mu soko hereza icyubahiro, ho waba uri wose hereza Imana icyubahiro. Izi byawe byose uko bingana, byose uko binganira bizi. Reka muri kano kanya wongera ukuru ubwiza bw'Imana, wongera ukuru kugira neza kw'Imana, wongera ukurure ineza y'Imana ku buzima bwawe, wongera ukuru agaciro k'Imana ku buzima bwawe, ukurure ineza y'Imana, ibyiringiro by'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo mve ko Uwiteka Imana gutabaye. Twabonye neza y'Imana, Uwiteka Imana dutabuye, yaratwongeje rwose, yaradutabaye, ntabwo atagese, yarahabaye. Ni byinshi Imana yakoze. Yesu yatugaburiye twambaye ubusa, yatugaburiye twambaye ubusa, Yesu yatugaburiye twambaye ubusa. Niba iki gihe kimwe ntari mfite icyo kwambara, narazonzwe n'ibigeragezo, ababyeyi mwe ndi kugenda mbundabunda, ndi gucungana naho kageze gutihemba ikode, naho kwihengeka mukecuru, ndi mu nzu y'igihumbi, inzu y'igihumbi yaranene kuyishura, icyo kujya byari ikibazo. Nararaga ku ihema ncyurose supanete. Imana yo mu ijuru ntabwo nzayivaho, muyimpere cyubahiro, ntabwo nzayivaho. Yesu we, naraye ku ihema niyorose supanete, inzu y'igihumbi yari yarananiye. Yesu arahabaye, Yesu arahabaye. Naramubonye, ntabwo ari ugushidi, ntabwo ari ukubesha, ntabwo ari amagambo. Benshi muri mwe murabizi, Uwiteka Imana aransaba ngo mwana wanje, nubwo bimeze guco ukabura aho ngaho, nzagutabara, nzakurenga, ngashaka inzira aho ziri, nakwirebaho inzira nkazibura, nkagenda mbundabunda we, ndi gushaka kwihengeka Mana we.
hahongeza bakavuga ati dore rwa rugogi rwa rusazi rwaragiye rwa rusazi iki kigo kirasara kiri kubesha abantu. Hayiga data we ariko ntabwo kwari ukubesha. Uwiteka Imana araramubonye. Hari icyo navuganye n'Imana. Yesu we Yesu gukorera Imana biragonetse biravuna birarusha, ariko nubwo biruhije bene data mu Uwiteka Imana azaturengera. Yesu azaturengera. Yesu azaturengera. Yesu umunsi umwe yahagurukije umumaro uva ikigavu arandeba havuga ati ampereza igitanda cyo kuryamaho. Tisigo kimbaye nta matera ndarara kuki. Hayiga data we nta matera ndarara kuki. Ndarambika ibishogoshogo sinibyo ndararaho. Ndambika udutusi nitwo ndararaho. Ndazana amakoma siniyo ndararaho. Uwiteka Imana we ndatabaza Imana nti Imana tundengere. Ariko icyo yaragize gute yemwe? Icyo ari igikosa. Yari kivivuye. Haleluya. Iyo manera kubusa ikarema ikizima. Iya ntabaye. Ikakura mu bukoda bw'igihumbi bwari bwarananiye. Nawe zagutabara. Amen. Nawe uri mu kode zakurengera. Haleluya. Yesu. Ayiga data. Ntabyo kujya. Natekaga mu debe rikase. Ariko Uwiteka Imana arandengera. Yesu banyise igisame cy'umujura. Ariko Uwiteka Imana arantabara. Yesu yarakoze. Nabonye Imana ivuga igasohoza. Ndi kwibwira abatayizi nabo bongo bongere bizera imbaraga z'Imana. Bongere bizere gukomera kuri Imana. Bongere bizere ko Imana izabarengera. Bongere bumve ko Uwiteka Imana azabatabara. Haleluya. Imana yo mu ijuru yakoze ibyo ngibyo ni byinshi yakoze. Yarantabaye mpaye cyo kwambara. Nambara igipantaro by'ibidogoro bigeze nkira bitaratse. Hayiga data we umuntu w'ibiro 50 akambara ipantaro y'umuntu ufite ibiro 90. Ni ikibazo gikomeye ariko Uwiteka Imana yarahabaye. Imana yakoze ibyo ngibyo. Dawidi avuze ngo nibutse ko numva nayishima. Nanjye nshima Imana. Haleluya. Haleluya. Tugisenga Yesu tukiraho aho ndingiraho mu gahina maze kabidodomo wari warasanze ndinzahare narakubiswe rwose. Ntambwiye ngo Uwiteka Imana nzakumenyekanisha, nzakwamamaza, nzakurengera. Ariko ndashima Imana ko yabikoze. Haleluya. Yarabikoze. Yaratabaye yarahabaye. Yakoze ibyo ngibyo. Haleluya. Ibyo Imana yakoze vuga ngo amen. Ibyo Imana yakoze mu cyecuru. Ibyo Imana yakoze mu cyecuru. Ibyo Imana yakoze. Ibyo Imana yakoze. Ibyo Imana yakoze. Ibyo Imana yakoze. Muvugira ngo yarabikoze. Hari ibyo Imana yakoze. Yarabikoze. Ndibuka igihe kimwe turi gusenga batwise abantu zimagarane bambaye. Ayiwowe. Batwise abantu zimagarane bambaye. Ngo kubera ko turi kurya inyama. Ngo turi kurya inyama z'inkoko. Ngo turi kurya inyama z'inkoko. Ngo ntabwo tuje kuzigurira. Ngo bara abantu sinabantu amagane ko by'abagabo ngo ntabwo bizasohora. Ngo ntabwo bizasohora. Ariko ibyo twavuze. Ibyo twavuze. Ibyo twavuze byarasohoye. Imana ibyo yatubishijemo byarasohoye. Yavuze ko izabana natwe. Yavuze ko igiye kwigaragaza ku muntu bari banyazi byarigaragaje. Imana yarahabaye. Iyo Mana yahabaye muhereze cyubahiro. Iyo Mana yaraturinze. Iyo Mana aturindiye imiryango. Iyo Mana yaturinze. Yaradutabariye yabaye mu ruhande rwacu. Yaraturengeye rwose. Yarengeye ubwoko bw'Imana. Haleluya. Iyo Mana yakoze rero. Reka tuyikomere amashi tuhereze icyubahiro mu izina rya Yesu.
amashyi menshi 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 menshi. Oh, hallelujah. Hallelujah. ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe. Haleluya. Natabaye amarira natahanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe data niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe. Haleluya. Amen. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe data niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ibirenge byawe niyo natabariwe amarira ntabwo ariyo natahanye. Oya dutoye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye. dutoye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye. Oya dutoye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye. Imitwaro iwe yadutoye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye. Yadutoye ubucakara yaduhetamisha none tugenda twemye. Yaduhetamisha yadutoye imitwe rote fote pola sirena rote fola sirena ya ela bile fola sirena Yesu Kristo ele ezine da zinivoni adosas era dosas nebeni ezone ger tosi forias nababwira ngo ndima yose taye nimutuse nimuhumure nimukomere ndikomwe na rebenefo nabatabaye nabarenge nevo de sai rebove wari ufite ikibazo cy'umugongo ndamutabaye remenefo wari urwaye nefonia amaso ndamukishije nesire bore sai ndimana yitegereza nedebore faini nesini bofenia ikibazo cy'amadeni ndutekimana ndagikemuye nevo de ki rebi enezefaya wari ufite umwana ufite ikibazo ndagutabaye nebenefone sai ndakurengeye ubu burwayi ndiyubahishije hari inzo nkoze ku bucuruzi nje mu byanyu ndahagarutse era de bonefo zini etayini grade babwira ngo nimuhumure nimutuze ni kumwe nawe zeni de kiri bovenia dore imiryango yanyu ndayigose hari icyo ngose hari fesike do sayini abana banyu mbahaye ubwenge reni vosansi icyo gukora ndakiza yinute kima ndagutabaye rebenefo boresiko de sansi kugira ngo akira muri mu mutima rese kontere boveniance babwira ngo nimwihungure ku maso ndabahanaguye ayo marira nevo de kiri yabakuyeho babwira ngo nimuhumure kandi mutoze uko ndemanije kubana namwe asante. Uri Mana nziza uri data wa twese uri umurengezi uri umutabazi uri ndiho kandi urabishoboye kandi uzahoraho uwiteka nyagora ku ngoma Imana ugeze kwa bidodomu bigenza neza ahari amarira bararira amaseka ugeze kwa Lazaro ubwo yari ari mu gitura amazi iminsi ine uramubwira ngo nave mu gitura aramuzira twarakubonye uri Imana Uwiteka umumama wari umaze imyaka 12 ari mugongo akoze ku gishuro cyawe Yesu
arangije arakira. Umugaragu wawe aragabanyukiwe, komeza umwongera imbaraga, ongera umwusukira amavuta nk'ayo wasukiye Aroni. Ndetse urebye Dawidi nawe uramunezererwa, uravuga ngo aya mavuta aba ari wowe yasukaho. Utarebye igihagararo, utarebye uko yari insuzugurwa, urangije umugirira neza. Abagabo barebare baciye imbere yawe uravuga ngo ntabwo uri kubemera. Ndetse abanyamashuri baje nabyo urabivuga, ariko witegereje Dawidi wari insuzugurwa, Dawidi wari uri mu ishyamba, urangije uramwishimira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twarakubonye turara hanze, ubu turi mu nzu. Twarakubonye turi gufunguza, ariko ubu turi kurya, natwe turi gufungurira abandi. Twarakubonye twambaye ibitenge bipfundikanyije, ariko ubu twambaye amakanzu meza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza wamamara uruho kwamamara. Uwiteka gera mu mahanga yose witwa Imana. Dusengeye igihugu cyacu ugira icyo ukora, uduha umutekano, abayobozi bacu baha umugisha, ndetse n'abagituye bose ubaha umugisha, ubagirire neza. Buri mwe wese umwoherereze marayika mukanguza ave mu byaha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari igihugu cyacu gusa tuvuze, ndetse tukweretse n'amahanga. Turakwinginze kugira ngo komeza wamamare, ingoma yawe niyogere, kuko niyo abana b'abantu yarogeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kutugira neza no kuturengera, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Turarangije Imana bagireza mu izina rya Yesu. Amen.